Twahaye ikaze abakunzi ba Nutrimedi Plus, turi kumwe nanjye nutritionist mfite Suleya ndetse na Igihuze Edith Colombe. Uyu munsi rero twagarutse kuri channel ya Nutrimedi Plus, turi kumwe n'undi muganga cyangwa se nutritionist Colombe, aho tugiye kujya tubana nawe mu biganiro kugira ngo turusheho kubaha ibiganiro byinshi kandi byizewe bivuye kuri team ya Nutrimedi Plus. Uyu munsi turabibutsa yuko turi mu biganiro bigamije kurebera hamwe intungamubiri z'ibanze cyangwa se icyo twabonye nka essential nutrients zose. Ubushize twarebye ubwoko bw'intungamubiri dukenera ku ngano nini, izo twabonye nka macronutrients. Noneho uyu munsi turinjira mu gice cya micronutrients. Colombe, muzatubwira ibiki ku bigendanye na micronutrients? Muri micronutrients rero dusangamo amavitamine n'imyunyungugu. Hanyuma rero tuzibanda cyane, tuzahera cyane ku myunyungugu. Imyunyungugu nayo kandi ikaba igira ibice bibiri, macronutrients na micronutrients. Yego. Tuzarebera hamwe ibigendanye n'imyunyungugu ndetse n'amavitamine. Mu mavitamine nzavuga cyane ku bigendanye n'amavitamine, Colombe tubwire ku bigendanye n'imyunyungugu. Yego, ku mavitamine tuzarebera hamwe vitamine zikomoka ku biribwa bitandukanye, ariko nabwo tugiramo ubwoko bubiri bw'ibyiciro by'amavitamine. Izo tubona nk'izo twita fat soluble vitamins cyangwa se vitamine zinjira zifashishije amavuta, ariho tubonamo vitamine A ariyo idufasha cyane mu kugira uruhu rwiza n'amaso. Tuzabirebera hamwe byimbitse. Tubonemo vitamine D idufasha mu gutuma amagufwa yacu akomera. Ikindi tubonemo vitamine E ifasha mu gukura imyanda mu mubiri. Tubonemo vitamine K ifasha mu kuvura kw'amaraso cyangwa se icyo twita coagulation du sang. Izo ni zimwe muri vitamine tuzarebera hamwe muri vitamine zinjira zifashishije amavuta. Ikindi tuzarebera hamwe muri vitamine zinjira noneho ziciye mu mazi, izo twita water soluble vitamins, aho tubonamo vitamine C idufasha mu kugira ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye. Ikindi turebere hamwe na vitamine B complex cyangwa se vitamine B nyinshi, kuko vitamine B zibamo ubwoko butandukanye: B1, B5, B6, B9, B12. Izo vitamine B complex zose tuzazirebera hamwe tunarebe icyo zifasha umubiri wacu. Uyu munsi rero nabazaniye Colombe kugira ngo atwigishe ibigendanye na micronutrients. Uyu munsi uratubwira kuki? Uyu munsi ndabaganiriza cyane kuri ku myunyungugu iri major dukenera cyane, umubiri ukenera ari nyinshi, arizo macro minerals. Yes, minerals, not macronutrients. Twabonye ko macro bivuze ngo ni ikintu gikenerwa ari cyinshi kuri quantité nini. Bivuze ngo mu myunyungugu naho hari macro minerals, yego, ikenerwa ari nyinshi, yego, hakaba na micro minerals zikenerwa ari nkeya. Akenshi dukunze kwita trace minerals. Reka mbasigire Colombe rero kugira ngo atwigishe byimbitse ku bigendanye na micro na macro minerals. Yego, murakoze cyane. Yego, nk'uko twabivuze rero tugiye gukomeza iki gice cyacu tureba kuri micronutrients. Micronutrients rero nk'uko twabivuze zigizwe n'amavitamins ndetse n'imyunyungugu. Njyewe tugiye kuganira ku myunyungugu. Imyunyungugu nayo ikaba igizwe n'ibice bibiri. Ibyo bice bibiri bikaba birimo macro minerals cyangwa se imyunyungugu ikenerwa n'umubiri ku kigero kinini, nibura miligrama 100 ku munsi. Hakaba harimo na micro minerals zikenerwa n'umubiri ari nkeya. Muri macro minerals rero dusangamo calcium, dusangamo phosphorus, dusangamo chloride, dusangamo sodium, dusangamo magnesium, dusangamo kandi na sulfur ndetse na potassium. Yego, ni 7. Hanyuma rero macro minerals ahanini zifasha mu kubaka umubiri, kandi ikindi nuko zifasha muri electrolyte balance, mu kugenzura amashanyarazi y'umubiri aba mu mubiri. Hanyuma rero nk'uko twari tubivuze tugiye kugenda tureba imwe ku yindi.
mineral imwe ku yindi muri izo macro minerals. Yego, iya mbere turi burebeho ni calcium. Calcium ni ingenzi cyane mu kubaka amagufa ndetse n'amenyo. Calcium kandi irakenerwa mu mikoranire myiza na vitamine D. Ifatikanya cyane na vitamine D ndetse na phosphorus mu kubaka amagufa ndetse n'amenyo. Ikindi rero ituma umutima utera neza. Calcium ifasha mu gutera neza k'umutima kandi igafasha no mu gukora neza kw'imitsi ndetse ikanafasha mu kuvura kw'amaraso. Nk'iyo umuntu akomeretse, calcium nayo ni imwe muri nutrients z'ingenzi zifasha mu kuvura kw'amaraso. 99% rero ya calcium ubundi tuyisanga mu magufa, iba mu magufa y'umuntu. Source yayo aho tuyikura ahanini mu mata, tuyikura mu ndagara, tuyikura muri dodo ndetse tukanayikura no muri soya ku kigero kinini. Yego, iyo rero umuntu yagize ikibazo cyo kubura calcium mu mubiri, agira ikibazo cyo kugira amenyo yoroshye ndetse n'amagufa yoroshye cyane, kandi hakaba habaho no kuba igisebe kitakira vuba kubera yuko nta coagulation yabayeho, kuko nta presence nyine ya calcium irimo kuboneka. Ikindi, umuntu ashobora no kugira ikibazo cyo kuribwa mu ngingo mu gihe umuntu adafite calcium ihagije mu mubiri. Impamvu rero abantu bagira carence cyangwa se kubura kwa calcium mu mubiri, ahanini hari igihe aba ari ukubera batanywa amata, kuko imwe muri source dukuramo iyi calcium harimo amata n'ibiyakomokaho birumvikana. Yego, harimo no kubura vitamine D. Iyo umuntu afite carence muri vitamine D, nabwo aba ashobora cyane kugira iki kibazo cya calcium. Ikindi ni ukunywa soda nyinshi cyangwa se fanta nyinshi. Iyo unywa fanta nyinshi ushobora kugira carence ya calcium mu mubiri. Iya kabiri rero tugiye kurebera hamwe ni phosphorus, umumaro wa phosphorus. Phosphorus nk'uko nabivuze ikorana cyane na calcium mu kubaka amagufa, ariko akandi kamaro ifasha ni ugukora energy cyangwa se muri metabolism, muri energy production, gukora ingufu cyangwa imbaraga mu mubiri wacu tuzikuye mu byo twariye. Yego, phosphorus niko kamaro kayo ahanini. Ikindi, igafasha mu kubaka uturemangingo cyangwa se cells. Yego, phosphorus rero tuyisanga ahanini mu magi, mu nyama, mu binyampeke no mu bishyimbo. Ahanini niho dukunze gusanga phosphorus. Phosphorus rero iyo umuntu yayibuze, birumvikana ntago ugira energy, kuko ifasha muri energy production. Ahanini ushobora kugira ikibazo cy'intege nke, guhora wumva uri weak, udafite imbaraga, kuko idufasha muri energy production. Rero iyibuze tugira icyo kibazo cya weakness cyangwa se kumva tudafite imbaraga zihagije zo gukora. Nimvuga imbaraga, mwumve imbaraga nyine z'umubiri zo gukora. Hanyuma ikindi ni uko dushobora kugira ikibazo cy'amagufa yoroshye, kuko idufasha mu kubaka amagufa ifatanyije na vitamin D ndetse na calcium. Iyo rero tudafite phosphorus, dushobora kugira icyo kibazo cyo koroha amagufa. Yego, hanyuma ikindi ni uko dukwiriye kurya phosphorus kugira ngo twirinde indwara cyangwa se tugire système immunitaire iri fort. Iyo umubiri ufite ubudahangarwa, phosphorus nayo iba yabigizemo uruhare, kuko idufasha gukora ubudahangarwa cyangwa se kubaka cells zidufasha muri immune system. Indi tugiye kuganiraho rero ni magnesium. Magnesium rero idufasha cyane
mu gukora neza k'umutima, guturisha ubwonko bukarelakisa, ikindi ikadufasha ku mitsi no ku myakura y'umubiri. Yego, ikindi rero idufasha mu gukontorora cyangwa se mu kugenzura isukari mu maraso. Iyo tudafite magnesium tuyikura ahanini mu mboga z'icyatsi, mu binyampeke ndetse no mu binyamisogwe. Ibinyamisogwe tubisangamo ibishyimbo, amashaza, soya, dusangamo ubunyobwa. Yego, aho niho dukunze gusanga cyane magnesium. Hanyuma no muri avoka naho dusangamo magnesium. Magnesium rero umumaro wayo munini nk'uko twabivuze, ifasha mu gukora neza kw'imitsi, mu gukora neza k'umutima, mu gukontrolinga blood glucose level ndetse no mu kudufasha kugabanya stress. Yego, iyo dufite rero deficiency cyangwa se kubura kwa magnesium mu mubiri, umutima ntabwo ukora neza, dutangira kugira stress iri hejuru ndetse no kubura ibitotsi, ntidusinzire neza mu ijoro. Ikindi, iyo twabuze magnesium dushobora kugira ikibazo cy'ibinya byinshi ndetse no kugira icyo twita cramps. Ikindi ni uko ushobora kugira n'ikibazo cyo kuribwa imitsi mu gihe udafite magnesium ihagije. Yego, magnesium rero idufasha gukontrolinga stress cyangwa se kugabanya stress nyinshi umuntu afite mu mubiri. Ifasha cyane abantu bafite ikibazo cya diyabete kuko ifasha cyane mu gukontrolinga blood glucose level, kandi igafasha cyane abantu bafite ikibazo cy'umutima kuko inafasha cyane mu gukora neza kw'imitsi. Yego, indi macronutrient y'ingenzi cyane mu mikorere myiza y'umubiri, ifasha kugenzura amazi mu mubiri cyangwa se ingano y'amazi ashobora kwinjira muri cells n'ashobora gusohoka muri cells. Idufasha cyane mu gukontrolinga umuvuduko w'amaraso kandi ikanadufasha mu mikorere myiza y'imyakura. Yego, sodium rero tuyisanga hehe? Sodium tuyisanga ahanini mu munyu kuko iba ariho yiganje, kandi tukanayisanga mu biryo byatunganyijwe. Ibiryo byatunganyijwe ni bimwe biba byakorewe mu nganda. Ibiryo byakorewe mu nganda akenshi kuko biba byongerewemo umunyu, biba birimo na sodium iri ku kigero cyo hejuru. Yego, hanyuma rero deficiency cyangwa se kubura kwa sodium bishobora kudutera kunanirwa cyane, kumva umuntu ananiwe cyane, kuko idufasha cyane mu kugenzura imikorere myiza y'imyakura. Deficiency cyangwa se kubura kwayo bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'umunaniro mwinshi, cyangwa se umuntu akaba yagira ikizungera cyangwa se isereri kubera umuvuduko mwinshi w'amaraso. Yego, ikindi ni uko iyo umuntu yayibuze bishobora kumutera confusion, nk'ubwonko bukaba butaba buri focused cyangwa se buri gukora neza. Yego, iyo umuntu rero adafite sodium ihagije kuko ikontrolinga amazi ari mu mubiri cyangwa se no mu mara, umuntu ashobora kugira ikintu cya diare ikabije. Iyo umuntu adafite sodium ihagije ashobora kugira ikibazo cy'impiswi nyinshi. Ikindi, ashobora no kugira ikibazo cyo kubira ibyuya cyane, umuntu kuba yaswetinga cyane kubera yuko idufasha nyine mu gukontrolinga amazi muri cells mu mubiri. Iyo rero udafite sodium ihagije, umubiri ushobora kubira icyuya cyane, ariko ntidukwiriye kuyirya ari nyinshi kuko nyinshi cyane nanone ishobora gutera hypertension cyangwa se umuvuduko ukabije w'amaraso.
indi macronutrient cyangwa se ndako macro mineral cyangwa se mineral dukenera ku bwinshi tugiye kuvugaho potassium rero ifasha cyane mu gutera neza k'umutima, igafasha mu gukora neza kw'imitsi, igafasha cyane no mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Bishatse kuvuga ko potassium ari ingenzi cyane, aho umuntu afite ikibazo cya hypertension ishobora kumufasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso. Ahantu rero dukura potassium cyane, potassium dukunze kuyikura mu bitoki, muri avoka, dukunze kuyikura cyane mu mbuto n'imboga, dukunze no kuyikura cyane mu bishyimbo. Aho niho dukunze gukura cyane potassium rero ibura ryayo rishobora naryo gutera muscle cramps cyangwa se kumva ibinya muri muscle. Yego, iyo dufite kandi deficiency muri potassium dushobora no kugira ikibazo cyo gutera nabi ku mutima, icyo twita heart arrhythmia. Ikindi ni ukugira intege nke. Iyo tudafite potassium ihagije dushobora kugira nabwo ikibazo cyo kugira intege nke. Hanyuma indwara umuntu ashobora kurwara cyangwa se ibibazo umuntu ashobora kugira mu gihe adafite potassium ihagije, ashobora kugira ikibazo cy'impiswi, ashobora kugira ikibazo cyo kuruka, ashobora no kugira ikibazo cyo kumagara, kugira umwuma, dehydration, kubera kubura potassium. Kuko potassium na sodium bifite uruhare runini mu kudufasha gukontorora amazi umubiri ukoresha. Ikindi rero tugiye kuvugaho ni sulfur. Sulfur umubiri nayo uyikenera mu kigero kinini, kandi ikaba idufasha cyane mu kubaka proteins. Ikorana cyane no gukoresha proteins mu mubiri cyangwa se ibyubaka umubiri. Yego, ikindi ifasha mu gukora neza cyangwa se mu gusa neza ku ruhu, imisatsi n'inzara. Yego, sulfur kuko rero idufasha mu kubaka proteins, source yayo n'ubundi tuyisanga mu byubaka umubiri nk'amagi, inyama, ibishyimbo, amashaza, amafi, indagara, isambaza. Yego, aho niho dushobora gukura sulfur. Ahandi hantu dukura sulfur ni muri tungurusumu. Tungurusumu nayo ikungahaye cyane muri sulfur. Yego, hanyuma rero deficiency yayo cyangwa se ibura ryayo ni gakeya umuntu ashobora kugira deficiency ya sulfur, ariko iyo umuntu afite deficiency ya sulfur cyangwa se kubura sulfur mu mubiri, ugira ibibazo byo kurika k'umusatsi, ugira ibibazo by'uruhu, uruhu rugatangira kwangirika, kandi ushobora no kutagira protein ihagije mu mubiri kuko idufasha mu kubaka proteine. Inzara zawe nazo zigatangira gucikagurika cyangwa se kuvungagurika. Indi macronutrient tugiye kuvugaho ni chloride. Chloride ari nayo ya nyuma muri macro minerals, tuyisanga ahanini mu igogora. Ifasha cyane mu gifu kuko ari naho tuyisanga ahanini muri H chlor, muri acide ifasha gucagagura ibyo twariye mu gifu, mbese ifasha muri digestion. Yego, chloride kuko tuyisanga mu gifu ntabwo akenshi dukunze kugira deficiency yayo, ariko source yayo aho tuyisanga ikomoka ahanini mu munyu, kuko umunyu ugizwe na sodium na chloride. Chloride rero ahanini tuyikura mu munyu, ikadufasha rero mu gukora neza kw'igifu,
igifu kikabasha gusya ibyo twariye ndetse n'igogora rikagenda neza. Iyo rero tudafite chloride, ahanini dukunze kugira ibibazo by'igogora bya digestion, dukunze kugira ikibazo cy'igifu. Ni byiza rero kurya ibiryo byose kuko haba mu munyu tuyisangamo, ariko no mu bindi biryo byose dusanzwe turya naho dusangamo chloride. Ni gake cyane ushobora gusanga umubiri ufite deficiency y'iyi macro mineral yitwa chloride. Yego, ni gute rero twakwirinda kubura macro minerals? Macro minerals, uburyo dushobora kwirinda kuzibura ni ukurya indyo yuzuye, cyane cyane twibanda ku bikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bihingwa, imboga ndetse n'ibyubaka umubiri. Ikindi ni ukugabanya ibiryo biri processed food, ibiryo bikorewe mu nganda cyane. Ikindi tukarya imboga nyinshi nk'uko nabivuze buri munsi, ku isahani yacu ntihabureho imboga kandi zikaba ari nyinshi ku isahani kuruta ibindi. Ikindi ni ukunywa amata cyangwa ibiyakomokaho, kubera ko twabonye ko dusangamo calcium. Ikindi ni ukunywa amazi ahagije, kubera yuko amazi nayo ari mu bintu bidufasha gutwara minerals mu mubiri. Yego, kandi nayo ubwayo dushobora kuyasangamo minerals cyangwa se imyunyu ngugu. Ni byiza rero gukonsoma cyangwa se kurya iyi myunyu ngugu ikenerwa cyane n'umubiri, kubera ko ifasha cyane, ari inkingi, nakwita ngo nimwe mu nkingi zigize ubuzima cyangwa se umubiri w'umuntu. Yego, iyo tubuze izi macro minerals, ahanini dukunze kugira ibibazo byo kwangirika kw'amagufa, dukunze kugira ibibazo bya stress no gutera nabi k'umutima, dukunze kugira ibibazo by'igogora, dukunze kandi no kugira ibibazo by'ubwonko ndetse no kugira ibibazo by'umunaniro mwinshi no gucika intege k'umubiri. Ni byiza rero kurya indyo yuzuye kandi inyuranyije kugira ngo tubashe gukuramo izo macro minerals. Murakoze.